Hello, muraho neza, nizere ko mumeze neza cyane nkuko mubizi turi Kigali buy and sell. Ahandi nkuko muri kwibona buri munsi tubazana ibintu byiza cyane. Ahangaha ndi rero ni ku nzu nziza cyane iri kugurishwa, iherereye hano i Remera hafi ya stade, hafi ya arena, hafi y'umuhanda, n'ahantu heza cyane muri quartier nziza cyane. Sinzi nimba waberekaho gatoya kugira ngo barebe, n'ahantu heza, n'ahantu ku muhanda neza cyane. Nizera ko muri kubona uburyo ki quartier irimo ari ahantu heza. Ntatinze, ino nzu ngiye kubereka rero ni inzu nziza, ni inzu irimo deal, ni inzu ikeneye amafaranga yawe kugira ngo yitwe iyawe nonaha. Ahamagaze rero ni muri parcelle yayo cyangwa se hanze hawe. Mbibutsa ko ino nzu ifite parcelle ingana na metero kare 1000. Nizere ko muri kubyumva uburyo hano hantu ari hanini cyane. Ino nzu ushobora kuba wayituramo, ino nzu ushobora kuba wayigira apartment, ukayigira ubucuruzi cyangwa se mini hotel, ko ino nzu ni nini cyane. Ibaze nawe inzu ifite ibyumba 8, dushe na toilette 6, ifite sale 2, igikoni, ifite hanze hanini hangana gutya. By'umwihariko ino nzu ifite na sale. Urumva ko ino nzu ari nini cyane cyane. Nimbabwira ngo cyane mwumve ko ari cyane. Inzu rero ntigucike kuko iri kugurishwa mu mafaranga miliyoni 200 gusa z'amafaranga y'u Rwanda, ariko harimo n'ibiganiro. Urumva kuje twaganira rwose ino nzu ukayitahana. So duhereye hano hanze rero, nizere ko muri kwibona parcelle hari, ifite parking nini cyane ku buryo ishobora kuba yakakira imodoka zigera ku 10. Nizere ko muri kwibona hano hantu ni hanini, hano hantu ni heza cyane. Ino nzu turagenda tubane nayo, kwereke detail kuri detail. Ushaka kuba wayivugura ukayihindura uko ushaka kose, uko ino nzu ni deal. Nimubwira ngo ni deal, tubane rero. Ahangaha ni kuri salo yacu, nizere kuri kuba wayibona. Hano hantu ni hanini, harisanzuye. Nabwiye ngo ni metero kare 1000. Numva ukuntu hano hantu hangana, ni hanini cyane. So ahangaha rero ni kuri salo yacu. Inzugi nizere ko muri kuba mwazibona. Ahangaha ni kuri salo yacu, hejuru harimo parfum gypsum. Inzu yose murumva ko ari ibintu byiza cyane. Twenda tubane rero. Ahangaha nizere ko iyi ngiyi ni compound inzu yacu. Reba ukuntu ingana, reba ukuntu ari nini, izengurukishijweho n'agapasiparume kameze neza cyane, n'uduti tumeze neza cyane. Ino nzu ni nziza. Tukiri hanze ndashaka kuza kuyibatembeza, ndashaka kubereka ubwiza bw'ino nzu turi hanze gusa, twe twajya no mu nzu. Ni inzu nini, ni inzu yihagije, ni inzu yitaruye. Nizere ko muri kwibona ni inzu igeretse 2 hasi no hejuru. Ni inzu nziza cyane. So tugiye kubana. Mbibutse ko ari inzu nini, ifite ibyumba 8, dushe na toilette 6, ifite igikoni kimwe hasi. Ndaza kuza kukibereka. Ni inzu nziza cyane. Mbibutsa ko ino nzu muraza gusangamo ibikoresho kuko yakodeshwaga, ariko ino nzu iri ku isoko. Ini salo yacu rero, salo yo hasi. Nizere ko muri kuba mwayibona. Ni salo nini, ni salo nziza. Muribona uburyo yitaruye n'uburyo ingana. By'umwihariko njye nabikunze cyane. Salo iri ukwayo, ndetse na dining cyangwa se salle à manger nayo iri ukwayo. Nizere ko mwabonye uburyo salo ari nini. Iyi ni salle à manger yacu rero. Urabona ko ishobora kuba yakakira imeza nini uko yaba ingana kose. Murabona ko ari ibintu byiza cyane. Nababwiye ngo ino nzu baza gusangamo ibikoresho kuko yakodeshwaga, ariko iri ku isoko. So tukiri hano hasi rero turahasanga iki cyumba, aricyo cyegeranye n'iki, cyegeranye na dining yacu. Ni icyumba rero, hari icyumba kiri hano muri salo. Ushobora kugira icyumba cy'abashyitsi, nuza kugisura tuzakwinjizamo kuko ubu ngubu kirafunze kubera ibikoresho bibitsemo, gusa nuza tuzagutembereza. So tukiri hano hasi rero, tugiye kubereka ibindi byumba dusanga hano hasi. Icyumba cya mbere rero ni iki ngiki. Ni icyumba ukinjira urabona ko hariho akabasha kubikamo inkweto, ushobora kuba agakoro kakabikamo inkweto. So iki ni icyumba rero cyacu cya kabiri. Ni icyumba kinini. Nizere ko uri kubibona. Ikintu cyiza cya mbere, ino nzu yacu irimo ibikoresho. Uri kubona uburyo ki ari kinini, hagiye harimo n'ibitanda. Uri kubona ko iki gitanda kirisanzuye. Ushobora gushyira akabati kacyo karahari. Ibintu byose urabona ko ushobora kuba washyiramo ibintu byinshi, kandi iki cyumba kigasigarana space yacyo. So ahangaha rero icyumba gifite douche ndetse na toilette. Nizere ko muri ko mwebona douche na toilette yabyo ni binini, birisanzuye. Sinzimba muri ko mwabibona. Iki ni douche na toilette bya cyumba cyacu mashije kubereka. Iki ni cyumba cya kangahe? Iki ni cyumba cya kabiri tubashe kurebera hamwe. Aka ni akabati. Nizere ko muri kuba mwabibona uburyo kino cyumba ari kinini cyane. Twihuse gatoya tujya ku cyumba cya gatatu dusanga hano hasi. Ni icyumba cyiza nacyo kinini,
bibutsa ko hano hantu murajya musangamo ibikoresho ko nababwiye inzu yakodeshwaga ariko rwose nuza nta kabuza nta bizaba birimo, ariko biradufasha kugira ngo turebe ese natwe nituza kuyibamo tugashyiramo ibikoresho ino nzu izaba imeze gute. So iki ni icyumba cya gatatu rero, nizere ko uri kubibona, ni icyumba kinini, igitanda nizere ko uri kuba wakibona, nacyo gifite dushe ndetse na toilette nk'uko nakomeje kubibabwira. Dore dushe na toilette byacyo ngibi binini byiza, nizere ko uri kuba wabibona. Iki ni icyumba cya gatatu tumajije kurebera hamwe tukiri hano hasi. Tukiri hano hasi rero tuhasanga n'iki, tuhasanga na kitchen cyangwa se igikoni cyacu. Ntabwo nshaka kubatinda, ndashaka kubibereka byose twihuta. So igikoni cyacu rero, umuryango wacu uri hano muri dining nk'uko muri kuba mwabibona. Ni karibu mu gikoni cyacu, nizere ko uri kubibona. Ni igikoni cyiza, igikoni gifite uburyo kimeze neza, gifite utubati. Nizere ko abantu bazi ibikoni muri kuba mwabibona. Kino gikoni rero kiri hano hasi kuri floor yo hasi. Tugiye kubana rero mbajyane kuri floor yo hejuru bereke ngo ese ino nzu ingana gute. Nizere ko mwabibonye uburyo ki iyi nzu ari nini cyane. Ino nzu ushobora kuba wayibamo, ushobora kuba yigira apartment, ushobora kuba yigira mini hotel, bishobora kuba byaterwa n'uko wowe ubishaka. Tukiri hano rero tuhasanga stock. Ushobora kuba wibaje ngo inzu idafite stock, ese ni iyihe nzu ndi kubereka? Iyi ni stock yacu rero, ushobora kuba wabikamo ibintu noneho ko yegeranye n'igikoni cyacu. So izi ni stairs zizamuka rero zijya kuri floor yacu ya kabiri, ariko tutari twagera kuri stairs bakwibutsa ko ahangaha turi ari naho dusanga igikari cyacu, ariho dusangamo sale n'ibindi cyane. Ahantu ari heza, mbibutsa ngo inzu iherereye Remera hafi ya convention, hafi ya convention, hafi ya arena, hafi ya stade. Ni ahantu heza, nizere ko mubizi ko kugira ngo ubone ikibanza hano hantu bigoye cyane. So rero nimba wowe ikibanza kingana gutya cy'imari kinini bingana gutya ahantu nk'aha ngaha, murumva ko ari do. Mbibutsa ko ino karitsiye ni nziza cyane, abantu baziremera barabizi. Tuzamukana rero kuri floor yacu ya kabiri, aho tugiye gusanga ibindi byumba tutarebeye hariya hejuru. Tukinjira tuhasanga icyumba, ukizamuka stairs. Ni icyumba kinini, ni icyumba cyiza, nizere ko muri kuba mwabibona. Dusanga hano kimaze kuba icyumba cya kane. Ni icyumba rero gifatanye dushe na toilette n'ikindi. Nizere ko uri kuba wabibona ko iyi hangaha uyu uhinjiye uhasanga dushe ndetse na toilette bya kino cyumba. Iyi ni dushe na toilette bya kino cyumba cya kane tumaze kurebera hamwe. Ntabwo nshaka ko dutinda, ndashaka ko tureba n'ino nzu twihuse, ndabizi neza ko muri kuyikunda. So icyumba kimwe tugiye gukurikizaho, icyumba cya gatanu kiri hano, biregeranye. Nabwiye ngo bisharinga dushe na toilette nk'uko byegeranye. Iki ni icyumba rero cya gatanu kindi, mubona ko ari icyumba kirimo inzu nini pe, ni nini. Ushobora kuba wayigiriye business, ushobora kuba wayituramo, byaterwa n'uko wowe ubishaka. By'umwihariko ifite mwahabonye hano hanze kuri bariko y'icyumba cyacu. Nizere ko muri ko mwayibona ko ari bariko nziza nini, ushobora kuhatereka intebe ukaba wahaganirira, ukaba wahakira abashyitsi n'ibindi bigiye bitandukanye. Uri kureba ya Remera yacu nababwiye, hano hantu ni heza, hano hantu ni ku muhanda, ni muri karitsiye nziza, ni hafi cyane y'ibintu byose. So dukomeza rero, sinshaka gutinda nk'uko nabibabwiye, tujya kubana mbereka ino nzu rebane vuba vuba. So ahangaha rero ni muri salo yacu ya kabiri. Nizere ko nk'uko uri kwibona hari intebe, ushobora kuba wahashyira TV stand, angaha televiziyo, ukaba wahakorera ibintu bigiye bitandukanye. Iyi ngiyi ni salo yacu ya kabiri, ari itujyana tutarajya kure, reka turebe n'iki cyumba kindi. Ni icyumba kinini, nizere ko muri kuba mwabibona. Nakunze uburyo hano hantu harimo ibikoresho, uburyo biri kutwereka uburyo ki ibyumba byacu ari binini, harimo n'ibikoresho. So nizere ko muri kuba mwabibona, ifite dushe na toilette byacyo. Iki ni icyumba cya gatandatu tumaze kurebera hamwe, nizere ko kwibona. Aka ni akabati kacyo. Iki ni icyumba cya gatandatu cyo muri ya nzu yacu. So dukomeza rero tujya ku cyumba cya kangahe? Icyumba cya karindwi. Icyumba cya karindwi ni iki? Nacyo ni icyumba kinini cyane cyiza, nizere ko uri kuba wabibona. Ni icyumba cyiza kiri hano. Iki ni icyumba cya karindwi, ize kubibona, gifite nacyo akabati. Iyi no nzu ifite ibikoresho, niyo mpamvu muri kugumya mubona hagiye harimo ibitanda n'ibindi bigiye biba
itandukanye. Hano rero tuhasanga dushe ndetse na toilette bya kino cyumba cyacu cya karindwi. Ni byiza, ni binini, nizere ko uri kubona. Sinshaka dutinda, reka twirukanye no mu cyumba cyacu cya munani. Ino nzu tuyirebe, ariko ndakwinginze ngo nuza kuyisura ino nzu uzayikunda birushije. Iki ni icyumba cyacu cya munani rero, ari nacyo cya nyuma cyo muri ino nzu yacu. Murabona ko ari icyumba kinini, ni icyumba cyiza cyane cyisanzuye. Nizere ko muri kwa mwayibona, gifite dushe na toilette byacyo. Ngibi hano nizere ko ino nzu mwayibona, ibyumba byose ni binini, byose wabigira master bedroom, ko byose ni byiza, byose ni binini. Niko karusho ka ino nzu yacu. Nizere ko twabanye, nizere ko twatangiranye ino video wabashe kuba wayireba uburyo ari nziza itangira kugeza irangira. Ni inzu nziza ifite ibyumba 8, dushe na toilette ni 6, inzu ifite salo nziza, salamanje nziza, byose ni binini, ifite igikoni, ifite ibintu byose binini. Nizere ko twabireba nyabibonye, mbibutsa ko yari inzu nziza iherereye ahantu heza i Remera, hafi ya Arena, hafi ya Stade Amahoro, hafi ibikorwa remezo byose muzi Remera. Ndizeye ko muhazi na ahantu heza ku muhanda, ahantu hanini. Bibutse ko ifite ubuso bungana na metero kare 1000. Urumva ko naho hantu ari hanini cyane. Harimo parking nini ishobora kwajya imodoka 10. Ni ahantu heza cyane, harimo sale. Urumva nawe inzu irimo na sale mo imbere, uburyo ki ari ahantu hanini cyane. Sale iri mu gikari, nizere ko nuza kwisura ibintu uzakoreramo aha ngaha ni ibyawe. Wayihindura inzu ya business, wahindura inzu yo kubamo, we byaterwa no kubishaka. Mbibutsa ko iri kugurishwa $700,000, ariko harimo ibiganiro ushaka ko waza tukaganira, tukagabanya cyangwa se tukareba ukuntu tubigenza. So turi Kigali Buy and Sell, kora like, share ndetse na subscribe kugira ngo ujye ukomeza urebe amazu cyangwa se ibindi bintu byiza tukugezaho. Murakoze cyane.